Shalom shalom bene data, Uwiteka ahabwa icyubahiro wemeye kongera kuduha aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Uyu munsi twasomye muri Yobu ibice 19 na Mariko igice cya mbere n'icya kabiri. Yose ni amagambo meza kubo turi kugenda dusoma iki gice cya Yobu. Tugeze aho Yobu yari afite agahinda asubizanya kwizera bagenzi be bari kumushinyagurira bamubwira ko yatutse Imana, ariko abasubizanya amagambo y'ubwenge ariko anuzuyemo agahinda. Bene data, iyo umuntu ari mu kigeragezo agahinda gashobora gutuma avuga byinshi. Umubabaro uvugisha amagambo y'amaganya, umubabaro uvugisha byinshi. Ngira ngo kugeza uyu munsi wa none nta muntu n'umwe utarababara, yewe kabone n'umwana uvutse n'uruhinja ruvutse uwo munsi rubabazwa n'isi. Isi irarubabaza rukarira, burya rurira atari uko rwishimye. Iyo uruhinja rwishimye ruraseka, ariko iyo rukivuka rurababara, kuko iyi si ni isi y'imibabaro, ni isi y'akaga, ni isi y'agahinda, ni isi ibabaje. Ariko nakunze guhera ku murongo wa 25 w'iki gice cya 19. Yobu yaravuze ngo ariko jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Imana ishimwe. Nubwo ntamurebesha amaso, nubwo yo batamurebeshaga amaso ye, ariko yari azi ko igihe nikigera umucunguzi wazahagarara mu isi kandi akamurengera. Yo bakomeza avuga ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Haleluya, Imana ishimwe. Yobu nubwo yari ari mu mibabaro, nubwo yari ari mu gahinda, inshuti zimutereranye, yari afite inshuti yiwe itagihinduka, yari afitanye ubushuti n'Imana. Aravuga ngo iyo nshuti yanjye, uruhu rwanjye nirumara kubora amaso yanjye azayireba saa yundi. Ibyo ngo bituma umutima we ngo umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe cyane. Bene data, iyi si ubona ko imfatiro zayo zanyeganyeze, nta kiriho umuntu yakwishingikirizaho kuri iyi si. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo kuzirikana muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15 ryatubwiye umunsi ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Bene data, kutarihana utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, wumvira ijambo. Iki ni cyo gihe cyo kwihana, iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, nicyo gihe cyo gukirizwamo. Kandi no kuwakire Yesu nk'umwami n'umukiza we, iki ni cyo gihe cyo kwezwa no gutunganywa rwose. Iki ni cyo gihe cyo kureka ingeso mbi, kuko mu bigaragara hari abantu baba mu nzu y'Imana ariko bakayibananamo n'ingeso mbi, kandi bitwa ngo barakijijwe, bitwa ngo amazina yabo yanditse mu bitabo by'amatorero basengeramo, ariko ukabona ko batanditswe mu gitabo cy'ubugingo kubera imbuto bera, kuko Kristo yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ugasanga umuntu aritwa umukristo, ariko kuba uwa Kristo, imbuto za Kristo zikabura. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugenda uko bikwiriye ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 22b yaho hamfashije naho cyane, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye. Kadusome ndo umurongo wa 22. Yesu ngo akize umuntu utewe na dayimoni, ngo byatangaje abantu benshi. Ku murongo wa 22 ngo batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Bivuga ngo muri iki gihe cya Yesu hari abandi bigishaga bagakora n'ibitangaza, abanditsi n'abafarisayo barigishaga, ariko ngo Kristo yari afite ubutware butandukanye n'ubwo bwose n'ubwabo. Imana ishimwe. Uhereye ukomeje ukagenda tubona ko akiza uriya muntu wari utewe na dayimoni. Dayimoni ngo yavugiye muri uriya muntu, aravuga ngo ku murongo wa 24 ngo duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora muvemo.
Imana yacu idufashe cyane. Iri jambo ryamfashe kandi rintera ubwoba. Mbona yuko hari abantu bitwa ngo barahanura, ariko mu by'ukuri atari umwuka w'Imana bateye guhanura, ahubwo ari dayimoni. Kuko erega na dayimoni arakuzi. Reka nkubwire, niba ukijwe dayimoni arabizi ndetse aranagutinya, kandi niba nabwo ubivangavanga unanabeshya, nabwo dayimoni arakuzi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twihane, kuko igihe kirageze ngo twihane by'ukuri, tumaramaze tubabera mu ngeso zacu. Mu gice cya kabiri hari amagambo nayo yamfashije cyane, menshi kandi meza. Kuri uriya muntu bagiye mu gice cya kabiri, uhereye nko ku murongo wa 17, reka bariho nsimbukira, ngo Yesu abyumvisha arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Ahangaha Yesu yagendaga ahamagara abantu. Yari ageze ku mukoresha w'ikoro, yari ahamagaye, aremera, arakizwa, aramukurikira. Abafarisayo n'abanditsi batangira kumucira urubanza ngo yicaranye n'abanyabyaha. Mu by'ukuri ntabwo Yesu yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Ikindi kandi yazanywe n'abarwayi, ntabwo yazanywe n'abazima. Niyo mpamvu dukwiye kugira urukundo rwo gukunda n'abadakijijwe, tukicarana nabo kugira ngo tubaberere imbuto zikwiriye abihannye, tubasengere, tubereke Kristo muri twe, tutume bakunda Imana aho kugira ngo bange Imana. Imana ibahe umugisha rero, mugire umunsi mwiza, ndabakunda mwese, bye bye.